Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere. Teofilo we, muri cya gitabo cya mbere nanditse ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru, amaze gutegeka intumwa yatoranije azitegekesha umwuka wera. Amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agomya kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, ati ahubwo murindire ibyo data yasezeranyije, ibyo nababwiye. Kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki nicyo gihe wenda kugaruramo ubwami mu Bisiraheli? Arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, n'ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo azamurwa, bakimureba igicu kiramubakingiriza. Bakiraramye batumbira mu ijuru, akigenda abagabo babiri barababonekera bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera. Barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru, azaza atyo nk'uko mubonye ajya mu ijuru. Basubira i Yerusalemu bavuye ku musozi witwa Elayon uri bugufi bw'i Yerusalemu, nk'urugendo rwo kugendwa ku isabato. Basohoyeyo barurira bajya mu cyumba cyo hejuru, aho Petero na Yohana na Yakobo na Andereya na Filipo na Toma na Barutolomayo na Matayo na Yakobo mwene Alufayo na Simoni Zeloti na Yuda mwene Yakobo babaga. Abo bose hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene se bakomezaga gusengana umutima uhuye. Muri iyo minsi Petero ahagaze hagati ya bene data, umubare w'abantu bose bari bahateraniye bari nk'120. Aravuga ati, bagabo bene data, ibyanditswe byari bikwiriye gusohora ibyo umwuka wera yahanuriye mu kanwa ka Dawidi kuri Yuda wayoboye abafashe Yesu, kuko yari yarabazwe muri twe agahabwa umugabane w'uyu murimo. Kandi uwo muntu amaze kugura isambu ku byo yahaweho igihembo cyo gukiranirwa kwe, agwa yubamye araturika, amara ye yose arataraka. Bimenyekana mu batuye Yerusalemu bose, nicyo cyatumye iyo sambu mu rurimi rwabo bayita Akerudama, isobanurwa ngo isambu y'amaraso. Ndetse byanditswe mu gitabo cya Zaburi ngo, iwe hasigara ubusa kandi he kugira undi uhaba, kandi ngo ubusonga bwe bugabane undi. Nuko muri abo twagendanaga iteka ubwo umwami Yesu yari akiri muri twe, uhereye ku kubatizwa kwa Yohana ukageza ku munsi Yesu yadukuriwemo azamuwe. Bikwiriye ko umwe aba umugabo hamwe natwe uguhamya ibyo kuzuka kwe. Bahitamo babiri, umwe ni Yosefu witwaga Barisaba, uwo bahimbye Yusito, undi ni Matiyasi. Barasenga bati, mwami Imana umenya imitima y'abantu bose, werekana uwo utoranyije muri aba bombi. Ab'intumwa ahabwa uyu murimo Yuda yataye akajyahe. Barabafindira, ubufindo bufata Matiyasi, nuko abaranwa n'intumwa 11. Ibyakozwe n'intumwa igice cya kabiri. Umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Uwo muriro ubaye, abantu benshi baraterana, batangazwa n'uko umuntu wese yumvise babandi bavuga ururimi rw'iwabo. Barumirwa bose, baratangara bati, mbese aba bose bavuga si Abanyagalilaya? None se niki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire? Kandi turi Abapariti n'Abamedi n'Abanyeramu n'abatuye Mesopotamiya n'i Yudaya n'i Kapadokiya n'i Ponto no muri Aziya n'i Furugiya n'i Pamfiliya no muri Egiputa no mu gihugu cy'Ilibiya gihereranye n'i Kurene, n'Abaroma n'abashyitsi b'Abayuda n'abakomeza idini yabo, kandi n'ab'Ikirete n'Abarabu turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Bose barumirwa bibayobeye, barabazanya bati, mbese ibi ni ibiki? Abandi barabanegura bati, basinzihira. Ariko Petero ahagararana n'abo 11 ababwiza ijwi rirenga ati, yemwe bagabo b'i Yudaya n'abatuye Yerusalemu mwese, ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye. Aba ntibasinze nk'uko mwibwira, kuko bari isaha ya 3 y'umunsi. Ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli, ngo Imana iravuze iti, uko niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura,
n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe babarimo bazarota. Ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye muri iyo minsi nzabasukira ku mwuka wanjye, bazahanura. Nzashyira amahano mu ijuru hejuru, shyira n'ibimenyetso mu isi hasi, amaraso n'umuriro no gucumba k'umwotsi. Izuba rizahinduka umwijima n'ukwezi guhinduke amaraso. Uwo munsi mukuru kandi utangaje w'Uwiteka utaraza. Kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Yemwe bagabo ba Isiraheli mwe, nimwumva aya magambo. Yesu w'i Nazareti, wa muntu Imana yahamirishije imirimo ikomeye n'ibitangaza n'ibimenyetso, ibyo yamukoresheje hagati yanyu nk'uko mubizi ubwanyu. Uwo muntu amaze gutangwa nk'uko Imana yabigambiriye ibimenye bitari byaba, mwamubambishije amaboko y'abagome muramwica. Ariko Imana yaramuzuye, ibohoye umubabaro uterwa n'urupfu, kuko bitashobotse ko akomezwa narwo. Kuko Dawidi yavuze iby'uwo ati, nabonye umwami ari imbere yanjye iteka ryose, kuko ari iburyo bwanjye ngo ntanyeganyezwa. Nicyo gituma umutima wanjye unezerwa, ururimi rwanjye rukishima, kandi n'umubiri wanjye uzaruhuka wiringiye ibizaba. Kuko utazarekera ubugingo bwanjye ikuzimu, cyangwa ngo uhane uwera wawe abone kubora. Wamenyesheje inzira y'ubugingo, uzanyuzuza umunezero kuko ni imbere yawe. Bagabo bene data, nta kimbuza kubabwira nshize amanga ibya sogokuruza mukuru Dawidi, kuko yapfuye agahambwa, ndetse n'igituro cye kiracyari iwacu n'ubu. Nuko rero kuko yari umuhanuzi, akamenya ko Imana yamurahiye indahiro y'uko izamuha umwe mu buzukuru be ngo abe ariwe usubira ku ngoma ye. Yavugaga ibyo kuzuka kwa Kristo abibonye bitari byaba. Nicyo cyatumye avuga ko atarekewe ikuzimu, kandi ngo n'umubiri we nturakabura. Imana yazuye Yesu uwo, natwe twese turi abagabo bo guhamya ibyo. Nuko amaze kuzamurwa n'ukuboko kw'iburyo kw'Imana no guhabwa na Se ibyo yasezeranyije ari byo Mwuka Wera, none asutse icyo mureba kandi mwumva. Kuko atari Dawidi wazamutse mu ijuru, ahubwo ubwe yaravuze ati, Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati, icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Nuko abo mu miryango ya Isiraheli yose nibamenye badashidikanya yuko Yesu uwo mwabambye Imana yamugize umwami na Kristo. Abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbese tugire duti? Petero arabasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa impano y'Umwuka Wera. Kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'Umwami Imana yacu. Nuko akomeza kubahamiriza n'andi magambo menshi, arabahugura ati, mwikize ab'iki gihe biyobagiza. Nuko abemeye amagambo ye barabatizwa. Abongewe ku basanzwe kuri uwo munsi baba nk'ibihumbi 3. Bahoraga bashishikariye ibyo ntumwa zigishaga, bagasangira ibyabo no kumanyagura umutsima no gusenga. Abantu bose bagira ubwoba, nuko intumwa zikora ibitangaza n'ibimenyetso byinshi. Abizeye bose babaga hamwe bagasangira ibyabo byose. Ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabiguraga, bakabigabanya bose nk'uko umuntu akennye. Kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye, n'iwabo bakamanyagura umutsima, bakarya bishimye, bafite imitima itishama, bahimbaza Imana, bashimwa n'abantu bose, kandi uko bukeye Umwami Imana ikabongerera abakizwa. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 3. Nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, aricyo saa 9. Hariho umuntu wavutse aremeye ibirenge, yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati, uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati, ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakigwa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera. Arabandaduka, arahaguruka, aratambuka, yinjira nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ashima Imana. Abantu bose babona agenda ashima Imana, baramumenya ko rero yajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwaga Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho. Agifashe Petero na Yohana, abantu bose birukankira kuri bo, bateranira ku ibaraza ryitwa irya Salomo, bumiwe cyane. Petero abibonye abaza abo bantu ati, yemwe bagabo ba Isiraheli, ni iki gitumye mutangarira ibi? Mudutumbirira iki nk'ahari imbaraga zacu cyangwa kubaha Imana kwacu biduteye kumugendesha? Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, ariyo Mana ya basogokuruza, yashimishije umugaragu wayo Yesu,
uwo mwatanze mukamwihakanira imbere ya Pilato amaze guca urubanza rwo kumurekura. Ariko mwihakana uwera kandi umukiranutsi, musaba ko babohorera umwicanyi. Nuko wa mukuru w'ubugingo muramwica, ariko Imana iramuzura. Natwe turi abagabo bo guhamya ibyo. Kandi uwo mureba kandi muzi, kuko yizeye izina ry'uwo niryo rimuhaye imbaraga. Kandi kwizera hawe n'uwo niko kumukirije rwose imbere yanyu mwese. Kandi none bene data, nzi yuko mwabikoze mutabizi, n'abatware banyu nabo nuko. Ariko iby'Imana yahanuriye mu kanwa k'abahanuzi bose yuko Kristo wayo azababazwa, ibyo yabishohoje ityo. Nuko mwihane, muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana. Itume Yesu ariwe Kristo wabatoranirijwe kera, uw'ijuru rikwiriye kwakira kugeza ibihe ibintu byose bizongera gutunganirizwa, nk'uko Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bera bayo bose uhereye kera kose. Mose yaravuze ati, Umwami Imana izabahagurukiriza umuhanuzi muri bene wanyu umeze nkanjye, nuko muzamwumvire mu byo azababwira byose. Nuko rero umuntu wese utazumvira umuhanuzi azarimburwa mu bantu. Kandi n'abahanuzi bose uhereye kuri Samweli n'abamukurikiyeho, uko bahanuye bose ni nako bajyaga bavuga iby'iyi minsi. Namwe muri abana b'abahanuzi kandi muri ab'isezerano Imana yasezeranije na ba sekuruza wanyu, ibwira Aburahamu iti, mu rubyaro rwawe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Ni mwebwe Imana yabanje gutumaho umugaragu wayo imaze kumuzura, kugira ngo abahe umugisha, abahindure umuntu wese ngo ave mu byaha bye.